turasoma mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ubuhanuzi bwa Yeremiya 18 3 kugeza kuri 4. Reka dusome niba twahageze. Haravuga ngo nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Haleluya. Iri jambo ku murongo wa 4 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, reka mabasomere Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 4 muri iki gice cya 18 cya Yeremiya. Haravuga ngo iyo icyo yabumbaga cyangirikiraga mu biganza bye, iyo icyo yabumbaga cyangirikiraga mu biganza bye, nkuko bikunze kuba ku bibumbano. Ibibumbano bijya byangirika byatwebwe bijya byangirika. Iyo icyo yabumbaga cyangirikiraga mu biganza bye, nkuko bikunze kuba ku bibumbano, yarongeraga akabumba ikindi nkuko abishaka. Haleluya. Imana ishimwe kubwo umubumbyi mukuru data. Arongera we akakibumba nkuko ashaka, ntabwo akijugunya. Yesu ashimwe cyane. Ngewe nshobora kukureka nkavuga numva arananiye tubaniririya nanjye mbiriya, ariko data ngo arongera. Haleluya. Arongera akakibumba kugeza igihe kizagira forme imeze nkuko ashaka. Amen. Turaganira ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo ndacyubakwa, ndacyarimo kubakwa. Haleluya. Ntabwo ndarangira wishyiraho akadomo ngo uvuge ngo nibiriya gusa, haracyari ibindi. Nawe uracyubakwa, si ibyo byonyine. Haleluya. Nanone muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 4, 31 umurongo wa 4, haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Haleluya. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haleluya. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Amen. Haleluya. Iri jambo ry'Imana dusomye mu buhanuzi bwa Yeremiya 18 umurongo wa 4 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana hatubwiye ngo iyo cyangirikiraga mu biganza bye, nuvuga ngo afite ibumba, hari forme ya mbere yarihaye cyangwa ishusho ya mbere umubumbyi yarihaye. Niba yari yakoze akabindi gatoya cyangwa se igikombe, reka tuvuge ibyoroheje, nubwo ibikombe birari by'amatasi nabyo burya birabumbwa. Yakoze ikintu cyo kunywesha amazi, agikoza abona gifite forme itari nziza. Mu gihe akiri aho ngaho ngo agiye kubona abona kirongeye kirangirika, ariko cyangirikira ahantu heza, cyangirikira mu biganza by'umubumbyi. Haleluya. Nakaga kwangirikira kureye, uburi kikugarura. Yesu ashimwe cyane. Ariko kwangirikira mu biganza bye ntacyo bitwaye, kuko wongera kutubumba arahari. Ngo cyangirikira mu biganza bye nkuko bikunze kuba ku bibumbano. Ibibumbano byatwebwe ni normale ko wapanga ibintu ntibicemo. Haleluya. Burya ntabwo isi yakuguyeho, ntabwo ari ishyano ryaguye uzajya uvuga uti ni ikibumbano just. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinzi niba mwebwe mujya mwitungura cyangwa ibintu byose bigenda neza nkuko mwabipanze, ariko hari igihe umuntu yitungura akavuga uti burya si ibintu nabyo bimbamo. Haleluya. Iyo twibwije ukuri hari igihe witungura ugasanga wapanze gahunda yo gusenga, wagera hagati ukabivamo. Ugasanga wapanze kwiyiriza kandi ubwibazo birakwishe, wagera hagati ukabivamo. Ukumva wari ufite imbaraga runaka, wagera hagati bikakunanira. Ugasezeranya umuntu ubishaka ubyifuza, wagera hagati ukabyica. Namwe mujya mwitungura cyangwa ninyo nyine witungura? Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nkuko bikunze kuba ku bibumbano, nukuvuga ngo ikibumbano ni umuntu buntu afitemo intege nkeya. Haleluya. Twese dufitemo intege nkeya, ariko intege nkeya ntabwo zigaragarira abantu kereka iyo zakabije. Dushobora kuzibika, dushobora kugira ikinyabupfura gitandukanye cyo kuzigaragaza, ariko twese sans exception ko bavuga, twese turi ibibumbano kandi byifitemo intege nkeya. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nkuko bikunze kuba ku bibumbano, nukuvuga ngo nibisanzwe ku bibumbano ko byatakaza forme cyangwa ishusho Imana yari yarabigeneye. Haleluya. Ariko icyiza cy'umubumbyi mukuru ngo yarongeraga akabumba ikindi nkuko abishaka. Haleluya. Niyo mpamvu wowe nanjye umuntu atagombye gushyiraho akadomo, ntabwo turarangira, aracyarimo kutwubaka. Haleluya. Turacyari mu rugendo rwo gutunganywa n'Imana. Imana idukora mu ibyiza nkuko yabigambiriye.
haleluya. Imana ishimwe ko itajya Imana ishimwe ko itajya Imana ishimwe ko itajya itureka, haleluya. Irongera ikatubumba kugeza igihe tuzagira forume imeze nk'uko ishaka. Akaga kaba ryari? Kuko twebwe turi ibibumbano byigenga, tutameze nka kiriya kibindi. Akaga kabi y'ikibumbano cyacitse umubumbyi, akagishaka ngo yongera agiye forume akakibura, agasanga waragiye waratawanyitse. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nanone hari hatubwiye ngo nzongera kububaka kandi namwe muzaba mwubakitse, amen. Turacyubakwa, ntago barashyira akadomo, ntabwo turarangira. Umurimo data akora ntabwo urarangira, haleluya. Abagenda ahantu hari inyubako nini, ama etage, ibigo binini barimo kubaka, hari ubwo usanga icyapa kivuga ngo under, musubiza ariko namwe abantu bazi icyongereza kiruti cyanjye basi, under construction, sibyo? Mujya mubibona cyangwa mu mihanda ama projet manini antuka. Iyo nibakiye akazu gatoya nta mpamvu yo kuvuga ngo under construction, ariko nabyo ntacyo byabitwaye. Ariko ama projet manini, inyubako nini, imihanda, akenshi ibintu bizatinda bandikaho ngo under construction, bivuga ngo barimo barubaka icyo kintu, haleluya. Wowe nanjye natwe twanditseho ngo under construction. Yesu ashimwe cyane. Kuri ayo mazu manini cyangwa kuri izo nyubako nini, akenshi haba hariho igishushanyo kigaragaza uko inzu izabisa. Mujya mubibona? Ubu ngubu harimo iterambere, bashyiraho n'amafoto rwose neza ukabibona nk'uko bizaba bimeze. Ubushize nacaga mu mujyi wa Kigali, abajya bahaca, hari inzu ya A&M bubatse nshyashya. Igishushanyo kiriho cyari gitangaje, gifite ukuntu kigondoye gutya. Nahoraga mfite amatsiko y'igihe bazagerera kuri icyo gice ngo ndebe ko babigondora nk'uko babishushanyije, ariko niko babigenje. Igishushanyo rero cya nyuma cya finale cy'inyubako kiba ari cyiza, kiba gikurura amaso. Uyu muntu wese ukunda kwitegereza aciye ku bishushanyo nk'ibyo, urareba ugira amatsiko ukareba ukavutereka ndebe uko iyi nzu izasa, ukabona ni byiza kuko barabishushanya kandi bakabikurikiza nk'uko bimeze, haleluya. Icyo gishushanyo kiramutse kidahari, tugaca ku nyubako gusa kuri chantier, nta kintu gikurura amaso cyaba gihari. Muranyu mu mashuti z'Imana ntacyo, biba ari imicanga n'amabuye n'urusaku n'ibintu bavanga n'ibiti n'ibikwa, bya bintu byose biba ku nyubako bidakurura amaso. Uzi icyo gishushanyo baramutse batakimanitse, uzi icyo gishushanyo ni nyiri inyubako, wenda n'abagiye kucyubaka, cyangwa reka tuvuge nyiri inyubako, haleluya. Nibo babazi ibyiza bizava muri iyo chantier. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Iyo nzu batangiye kuyubaka bakazamuraho gatoya, itararangira, bataragera ku gishushanyo bashaka, ibikwamo ibintu bibonetse ibyo ari byo byose, kandi babibitse mu kavuyo. Mujya mubona kuri chantier kuntu haba hari akavuyo, ibintu biteraganye, hinjiramo abantu bose, abakozi bose barinjira, ndetse rimwe na rimwe iyo bayubatse igasa nkaho umuntu ashobora kuraramo atanyagirwa, bashobora kuraramo n'abajura cyangwa se abana bo ku muhanda badafite aho barara, bashobora kurara muri iyo nzu. Nuvuga ngo ibintu byose bishobora kuyinjiramo kuko ibikiri under construction, ntiruzura, haleluya. Ariko igihe kimwe iyo nzu izuzura, niyuzura muri bwa bwiza bari baragennye, izajyaho abarinzi, zashyirwamo ibintu by'agaciro kenshi. Ntabwo abahisi n'abagenzi bazaba bakinjiramo, hazinjiramo abatumiwe, hazinjiramo abafite icyo bakoramo, haleluya. Yesu ashimwe nshuti z'Imana. Ubuzima bw'umuntu wakijijwe nuko buba bumeze. Iyo tutacitse Imana tuba turi under construction. Imana ibikitwubaka, haleluya. Imana ifite rero ya shusho ya nyuma finale, uko uzabusa igihe uzaba uhagaze nk'uko Imana ishaka, haleluya. Abahisi n'abagenzi barabona imicanga, barabona ibintu bivangavanze, barakubona usezeranya ntusohoze, barakubona mu ntege nkeya, barakubona ugubyuka, ntabwo bazi igishushanyo finale, ariko data aragifite, haleluya. Niyo mpamvu ukwiriye kubwira umuntu uti humura, ndi under construction, ejo nzaba mwiza kurutaho, haleluya. Ejo nzatunganywa kurutaho, ejo nzanoga, haleluya. Kuko mu biganza by'umubumbyi arabitegereza agasanga ntigifite forume imeze nk'uko ashaka, akongera akakigarukaho, haleluya. Umubumbyi ni mwiza, we ntabwo aduta, ntabwo atureka. Mana yacu tugire neza, haleluya. Rero iyo umuntu atabonye icyo gishushanyo ashobora no gusuzugura iyo nzu, akajya avuga ati ubusi inzu izavamo iki, gusa hari ikintu kizima kizayivamo. Nk'uko umuntu ashobora kureba ubuzima bwawe agasanga nta kintu cyahatari. Ibyazi nibyo wamaze kugeraho. Mu nyumve nshuti z'Imana, uko akuzi naho uhagaze uyu munsi, naho urimo gukorera, nibyo utunze, nibyo ushoboye, na amashuri wamaze kwiga, nibyo ngibyo azi, nibyo ngibyo nkuziho, nibyo ngibyo unziho. Ariko ibiri imbere, ibyo data ateganya ku buzima bwawe ntago mbizi, haleluya. Iyo rero ibyo wamaze kugeraho nibyo wamaze gushobora bidatanze icyubahiro, iyo bidashamaje, umwana w'umuntu ashobora kugusuzugura. Nkuko ushobora guca ku nyubako utaramenya forume yayo ukabona ntuzi ikizayivamo, haleluya.
ariko umuntu uri mu biganza by'umubumbyi uzamukunde, uzamwubahe, kuko ntuzi icyo azavamo ejo hazaza. Haleluya, Imana yacu tugire neza. Ubuzima bwacu rero dushobora kuburebera aho ngaho duhagaze gusa. Natwe ubwacu, uretse n'abatureba, batureba ntiwanabarenganya, natwe ubwacu tukishyiraho akadomo tukumva naho ngaho nta kirenze icyo. Imana yacu dutabare. Haleluya. Buri rero urwego rwo kubakwa ugezeho nako ruba rufitinga ahantu runaka, ruba rufitinga umurimo runaka. Amen. Reka dufate urugero ku buzima bwa Yosefu. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari igihe ku nyubako y'ubuzima bwa Yosefu yari afitinze kuko umukozi wo mu rugo. Muranyumva nshuti z'Imana? Uwamurebaga yabonaga ari ibyo by'uwo busore kandi akabona byararangiye. Haleluya. Akabona akwiriye kuba umukozi muri rugo kwa Potifari. Inyubako ya Yosefu yari igeze byafitingaga aho ngaho kuba umukozi wo mu rugo. Haleluya. Sintekereza ko abakozi bagenzi ba Yosefu batekerezaga ko umunsi umwe uwo mukozi mugenzi wabo azaba premier ministre. Hari umuntu wari kubibona? Haleluya. Ariko inyubako finale yari izwi n'umubumbyi mukuru. Haleluya. Ariko Yosefu nawe nubwo yari afite inzozi, ariko yarebaga ubuzima arimo, yarebaga uburyo yavuye iwabo, nawe yashobora kuba yari yashyize akadomo kavuga ati haraho byararangiye, zari inzozi z'ubwana se, byari ukwibeshya se. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abakozi bagenzi be ntago bari bazi igishushanyo cya nyuma cya Yosefu. Ntago wakorana n'umuntu mu rugo ngo utekereze ko umuntu azayobora igihugu gikomeye. Haleluya. Ni ibisanzwe rero ko abantu bagusanga ugeze ku kigero runaka cy'inyubako bakakugeneraho wafitinga, kuko barabona bisa kandi abantu ntiwabarenganya. Natwe ubwacu arubwo twireba tukumva naho ngaho dukwiriye. Haleluya. Ariko igishushanyo finale cya Yosefu cyavuga ko azayobora igihugu gikomeye nubwo yari umukozi wo mu rugo icyo gihe. Haleluya. Twitegereje gato y'ubuzima bwa Dawidi, ndagira ngo munyumve nshuti z'Imana. Twese turi ibibumbano mu biganza by'umubumbyi, turi under construction. Haleluya. Nutazi icyongereza gatahane, turi under cyangwa uzi ikingana n'icyanjye. Haleluya. Yosefu nako Dawidi yamaze igihe aragira intama, aragira umukumbi wa se. Birashoboka ko kuri uwo musozi yaragiranaga n'abandi bashumba, ntibishoboka se? Haleluya. Bibiliya ntabwo yakwandika ubuzima bw'abantu bose na detaye ngo tuzabone igitabo bikwirwamo. Tekereza abashumba bagenzi ba Yosefu, bari babonaga akwiriye kuba iki? Umushumba. Yewe ni wabo bamubyaye wabonaga akwiriye kuba iki? Umushumba. Kiracyari igishushanyo, kiracyari ikibumbano gifite forume ijyanye n'ubushumba gusa. Ntago abashumba bagenzi ba Dawidi bari burotse ko Dawidi azaba umwami wa Isiraheli. Ntibimusa, ntibijyanye nawe. Haleluya. Imyambaro y'ubwo yari yagishumba, indirimbo ze zari z'abashumba, ubuzima bwe bwagarukiraga aho ngaho. Ariko umubumbyi mukuru, haleluya, yari akimufiteho gahunda. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwe yari akibubumba. Aho ngaho hari umwungeri inyuma y'intama. Imana yo mwibuke kakwa kuri igishushanyo cya nyirinzu kimeze. Imana yari izi Dawidi wa finale, yari bizi ko ari umwami w'ubwoko bukomeye bwa Isiraheli, ariko abamurebaga bavuga ngo akwiriye kuragira. Mwibuke ko baza kumusiga amavuta ababyeyi be bamwibagiwe, kuko yari ajyanye no kuragira. Ntabwo yari ajyanye no kuba umwami, ntabwo yari ajyanye no kuba mu ngabo za Sawuli. Yesu ashimwe. Haleluya. Wishyira akadomo ku buzima bwanjye, wishyira akadomo ku buzima bwawe. Haleluya. Turi umurimo mu biganza by'umubumbyi, no muri Desembre aracyatubumba. Haleluya. Wishyira akadomo mvuye ngo birarangiye, aracyakora umurimo kuko afite igishushanyo finale. Haleluya. Icyo usabwa gukora ni ukutava mu biganza by'umubumbyi. Muranyumva nshuti z'Imana? Saho ugarukira, saho wagera burya hari n'ibindi wabasha. Haleluya. Hari n'ibindi twabasha. Ntabwo Dawidi anagiye intama watekereza ko yaba umwami w'igihugu gikomeye. Ntabwo byamusaga, ntiyari abyambariye, ntibyamusaga, ariko yari ari under construction. Data yari akimukora mu murimo, katumuha icyubahiro. Haleluya. Utajya utureka, utajya udusiga, aracyakora umurimo muri twebwe. Haleluya. Amaso y'Imana atandukanye n'ay'abantu, ariko impamvu binatandukana, Imana ibifite igishushanyo cya nyuma. Twebwe turareba ibyamaze gukorwa, ariko igishushanyo cya nyuma ntacyo dufite. Niyo mpamvu kugusuzugura ari normal, kuko urasa n'umuntu wasuzugurwa. Haleluya.
umuntu nagusuzugura ntukamwange cyane, uzajya uvuga uti ibyo byose ndasa n'umuntu wasuzugurwa, ariko ntazi igishushanyo cya finale. Haleluya. Ntazi ko ndi under construction, ntazi ko data kimbumba bumba, ntazi aho nganane n'Imana yanjye. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Imana iratubumba mu buryo bwose. Wa mugore w'umutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4, muramuzi. Yesu yaramubwiye ngo wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite uyu ntabwo ari uwawe. Bibiliya zindi zirasobanura kuvuga ngo washakanye n'abagabo 5, no kuvuga ngo yarageze kuri divorce ya kangahe? Ya 5. Ageze ku mugabo wa kangahe? Wa 6. Ese uwo mugore we wamuha ibyiringiro? Wapi? Mva no divorceje rimwe tumutera amabuye tukavuga ngo birarangiye, byararangiye. Ariko umubumbyi mukuru atandukanye natwe. Haleluya. Sinimo shyigikira amafuti, ariko umubumbyi mukuru nibyo twita amafuta ashobora kubibyaza ibyiza, atandukanye natwe. Haleluya. Erega burya ibyaha byose ni ibyaha kuri we, ahubwo twihumuriza tuvuga ngo twe dufite utwaha dutoya, ariko bari abo bafite binini. Imbere ya data byose ni ibyaha kandi byose ni amafuti. Ariko uyu mubumbyi mukuru, haleluya, ntajya reka abantu. Umugore ugeze kuri divorce ya 5 wamuha ibyiringiro gute? Ariko Yesu aramureba. Haleluya. Akabona produit final, akabona ishusho ye ya nyuma. Umugore ugeze kuri divorce ya 5 warota gute ko yavuga ubutumwa bwiza umudugudu wose ugakizwa? Haleluya. Ni nkuko wafata muri uyu mujyi wacu wa Karongi, ni na mutoya, ugafata umuntu w'indaya kandi uzwi, indaya ifite izina rizwi, umugore wamaze amagabo b'abandi, umugore twebwe abagore nyine twanga, murabyumva ntabwo twamukunda. Ugafata umugore nk'uwo nguwo, igitondo kimwe akaba ari utuzanira ububyutse muri Karongi, akavuga ubutumwa burimo amavuta, Karongi yose igakizwa. Kuko tumurebera mu gishanya ahagazemo uyu munsi, twamwambuye amahirwe yose. Ariko umubumbyi mukuru, haleluya, abazi igishushanyo cya nyuma cya buri buzima bw'umuntu. Indaya yavamo muvuga butumwa, umuntu wakiriweho iteka yaba muzima mu biganza by'umubumbyi. Haleluya. Ntabwo Desembre irimo irangiza ubuzima bwawe, ntabwo ukwezi kwa 12 kurangiza ubuzima bwawe. Uri under construction. Data aracyakubumba, data aracyakora umurimo mu buzima bwawe. Haleluya. Rekeraho kwiciraho iteka, rekeraho kwishyiraho akadomo. Mubwire ngo ndagarutse mwami mu biganza byawe, mubwire ngo sinzava aho uri. Haleluya. Nunatemba umva iby'Imana byakuvuyemo, uzajya utembugwa ku Mana. Haleluya. Niyo yonyine ishobora kukugirira imbabazi no mu bihe byawe bibi. Abantu tuzagukunda mu bihe byiza, kuko dukeneye abantu bafite umumaro. Haleluya. Dukeneye abantu batariho umugayo, dukeneye abantu batagayitse. Hari umuntu wifuza kugendana n'abantu babi, abantu bapfuye nabi? Ntawe. N'umugizi wa nabi bashaka kugendana n'abantu beza. Ariko umubumbyi mukuru, haleluya, ibintu byose arabyakira. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Nta muntu n'umwe hano ku isi wifuza gutumira indushyi ngo zize zicarane nawe. Zimugirire zite? Kwimwe iri kubwira ikibazo ndikakubwira ikindi, ndikakubwira ikindi, ukaruha n'ubugwa neza bukagushiramo. Ariko Kristo atandukanye natwe. Haleluya. Mana yacu tugirire neza. Iyo twitegereje ubuzima bwa Petero, Petero buri yakoze ibintu by'ubuhemu, kwihakana shebuja. Ari urwenya rwacaga kuri WhatsApp rwavugaga nibarinde ngo wagiye kubatizwa kera ngo bakamubwira ngo yitwe nde, ngo akavuga ati batitora Petero, atereka reka atuwo munyago wihakanye shebuja. Petero yagize ibyago kubera ubwoba. Petero mwibuka ko Yesu yari yaramwizeye, bari baravuganye ibintu byinshi, bari baragendanye henshi naho abandi bigishwa batagiye, ariko kubera ubwoba Petero aramwihakana. Kandi amwihakana bari babivuganye, ariko uzi gukora ikintu bari banakuburiye, burya agakora ikintu batari bakuburiye. Petero Yesu yari yamuburiye, ntabwo ati Petero ibyo bintu uvuga ngo tuzajyana no mu rupfu, wagendesheje makeya ko mukanya uri bunyihakane. Petero ati wapi, nubwo abantu bose bakuvaho njyewe turi kumwe. Ageze imbere ubwoba buramufata nk'ubujya bugufata, ubwoba bw'ubuzima butuma ukora ibyo utagombye gukora, ubwoba bw'ubuzima butuma urya amafaranga utagombye kurya, ubwoba bw'ubuzima butuma wemera ibintu utagombye kwemera. Petero bumugeraho, yihakana shebuja, yihakana Kristo, umuntu bagendanye imyaka. Ariko Yesu umubumbyi mukuru habera igitangaza. Ni ukuri Petero ngese nari bwongere kumugira umukuru w'itorero. Ego utamukuraho. Ariko umubumbyi mukuru atandukanye natwe.
haleluya. Bahuriye ku nyanja, Petero yasubiye kuroba. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 21, yarahise amubaza ngo bana banjye mufite ibyo kurya? Yabonaga byarabarenze. Petero yasubiye kuroba, ubuzima nta kigenda, aho kuza muciraho iteka aramubwira ngo bana banjye mufite ibyo kurya. Ariko Yesu mumuvaho mujya hehe? Kuki mumureka? Oh haleluya. Arongera aramubwira ati Petero, urusha abo bose kunkunda. Ati yego mwami urabizi ko ngukunda. Abisubiramo gatatu nkuko yamwihakanye gatatu. Arangije arongera aramwizera, aramubwira ngo uragira abana b'intama banjye. Petero wihakana Yesu imbere y'umugore, imbere y'umuriro aho botaga. Tumurebye twese twahita tumushyiraho iteka, twavuga ngo nta bukristo bwawe, nta budiyakoni bwawe, ntukwiriye kuba mu zindi ntumwa. Ariko umubumbyi mukuru yararimo areba igishushanyo finale cy'ubuzima bwa Petero. Haleluya. Yaramurebaga akabona ko azavamo umugabo wo kwizerwa. Haleluya. Iyi Imana igenda idutiza ku mutima wayo, tugenda twongerera abantu icyizere. Nicyo kikubwira ko watangiye gukura mu mwuka. Haleluya. Tugenda twongerera abantu icyizere. Yesu ashimwe. Kuko Imana igiye idukuraho icyizere, nta muntu wahagarara n'ukwezi. Wa mugabo w'umunyabwoba, wa mugabo wihakanye shebuja, arahamya, yuzura imbaraga, aramuvuga kugeza ku rupfu. Baravuga ngo ajya gupfa, namwe mwarabyumvise, ngo yaravuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye. Ntigeze yanga gupfa. Igishushanyo finale Yesu yaragifite. Niyo mpamvu yakomejanye na Petero. Tekereza iyo turi intumwa abagenzi ba Petero, twari guhita tubwira Yesu ngo Petero, nako Yesu Petero ntumugira umuyobozi wacu. Yaradutengushye. Kuko tutari dufite igishushanyo finale cyo Petero azabawe. Ariko umubumbyi mukuru yaragifite, arongera amushyiraho. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro utajya tureka. Turacyarimo kubakwa, ntago turashyiraho akadomo. Wikwigarukiriza bugufi, wiva mu biganza by'umubumbyi, urimo urajya hehe? Haleluya. Nta bundi buhungiro buhari, nta wundi muntu wakugirira imbabazi nk'iza kugirira. Oya, abantu muzakundana nyine, ibintu ari amahoro. Kandi ni twese niko tumeze, ntiwanaturenganya. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu mugabo, uyu mubumbyi mukuru ni igitangaza. Haleluya. Ntabwo wamenya ubuzima bw'umuntu bwa nyuma. Igishushanyo cye gifitwe n'uwamuremye. Umugabo we ntacyo azi, umugore we ntacyo azi, ababyeyi bamubyaye ntacyo bazi. Tubyara abana Imana yemeye kubadutiza ngo bavukire iwacu, ariko abana bacu ntabwo tuzi icyo bazabacyo, ntituzi naho bazagera. Kuko se wa Dawidi atarabizi, yabonaga ari we muherereza ari inyuma, ntigeze atekereza ko ari we waba umutware ukomeye. Haleluya. Mana yacu ni nyembabazi. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro aragikwiriye. Ntuve mu biganza by'umubumbyi, aracyakora umurimo muri wowe. Ntiwihebe. Isi igenda irushaho kuba mbi. Abantu banga ubuzima bagenda baba benshi, abantu biyambura ubuzima bagenda baba benshi. Kera byari byo mu bihugu by'i Burayi, ariko iwacu turabibona, abantu bariyahura. Kwiyahura si ikindi, ni ukubura ibyiringiro. Mu biyahura harimo abatoya, hari mu rubyiruko. Twumva amakuru turayasoma kuri internet, tukavuga uti Imana wahaye aba bantu ibyiringiro. Haleluya. Igituma Imana ikubaka ni ukugira ngo numara kubakika uzubaka abandi. Haleluya. Komerera mu biganza by'umubumbyi, wemera Imana ikora icyo yagambiriye gukora mu buzima bwawe cyose, hanyuma uhinduka ijwi rishobora gukomeza abadafite ibyiringiro. Haleluya. Uhinduka amaboko ashobora kubwira bagenzi bawe ngo ukomera, ashobora kuvuga ngo Imana yantabaye nawe yagutabara. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Reka ndangirize kuri aya magambo yo muri Matayo igice cya 5. Igituma Imana ikubaka si ikindi, nta zindi nyungu Imana idushakamo. Irifuza ko twamurika muri isi yuzuye umwijima. Haleluya. Matayo 5 kuva kuri 14 kugeza kuri 16 harambwira ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Haleluya. Umuntu wamaze guha Kristo ubuzima bwe ntabwo ari umuntu ubonetse wese. Imana hari ibyo kwizereyemo, hari ibyo gutegerejemo. Haleluya. Kubera ko uri under construction, kubera ko ukirimo kubakwa,
umuntu ntabwo yakureba ngo amenye ko ubuzima bwawe buzamurika, ariko dore uko data kureba. Data kwita umucyo w'isi. Haleluya. Kristo niwe mucyo w'ukuri, ariko abamwakiriye bose yabahaye kuri urwo rumuri kugira ngo nabo bamurike. Muranyumva nshuti z'Imana? Ubuzima bwawe si ubwo guhishwa, si ubwo gupfurikwa. Iyi si yuzuye umwijima ku buryo ikeneye abantu bamurika, abantu bakora ibintu bitandukanye n'ibyo yo ikora. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ngura umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Ubuzima bwawe ntabwo bwagenewe guhishwa, ntabwo bwagenewe kwihisha. Haleluya. Kuko isi yuzuye ibibi, kuko isi yuzuye ibyaha, ikeneye abantu bamurika bangana nabo. Niba uri umusore, abasore b'urugero rwawe bakeneye abandi basore bashobora gukora ibyiza bitandukanye n'ibyo bo bakora. Haleluya. Munyumve nshuti z'Imana, iyo turimo tuvuga ubutumwa bwiza, dusoma za Matayo na za Yohana na zaki, hari abantu babyumva nk'amakuru ya Isiraheli, hari abantu babyumva nk'amateka yo muri Isiraheli, hari abantu bumva kino gitabo kitatureba. Muranyumva? Mu mpaka zibaho hirya no hino, hari abantu bavuga ati izo ni inkuru za Isiraheli, ni nkuko natwe twakwandika amateka y'u Rwanda tukavuga abantu bakomeye bagiye bakora ibintu bihambaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikintu data akeneye gukoresha cyazana impinduka ni ubuzima bwawe. Muranyumva? Ni ubuzima bwawe kuruta Matayo na Yohana. Data yifuza ko waba umucyo. Haleluya. Ubuzima bwawe bukamurika. Iyo data kureba ku gishushanyo cyawe finali, ku gishushanyo cyawe cya nyuma, akubona nk'umudugudu, ntabwo uri akantu gato, uri umudugudu ngo wubatse ku musozi hejuru utabasha kwihisha. Haleluya. Abandi bantu bashobora kureba bakavuga ngo birashoboka muri iki kinyejana kubaho umuntu adakora ibi n'ibi. Umusore yabaho adakora amanyanga, yabaho atari umusambanyi. Birashoboka ko umukobwa yabaho atandavura. Birashoboka ko umugabo wiyubashye yabaho nta mafuti nta manyanga. Yesu ashimwe. Haleluya. Cyo nicyo gishushanyo finali data afite ku buzima bwawe. Ntabwo rero wagenewe guhishwa no gupfurikwa. Iyo ni imirimo ya Satani yifuza kukuzimya. Niyo mpamvu Imana ikubumba, Satani yifuza kongera kwica icyo kibumbano, ariko reka umaramo amaze mu mutima wawe. Haleluya. Nihagira ibitagenda neza uvuge ngo ndacyari under construction, data aracyanyubaka, data aracyambumba, kandi afite igishushanyo nyamukuru cy'ubuzima bwanjye. Uvuge ngo sinzagarukira hagati. Haleluya. Hari abantu biyemeje kutazagarukira hagati, hari abantu bakwemera ko ubuzima bwabo bwamurikira aho bari. Amen. Haleluya. Aho uri igikoresho Imana yizeye gukoresha kugira ngo umurikire abo mubana, kugira ngo umurikire abo mukorana, kugira ngo umurikire abo muturanye, kugira ngo mu kazi uzane itandukaniro. Haleluya. Ubu umuntu ubikora neza kandi utavuze menshi, ubu umuntu bashaka impamvu bakayibura. Haleluya. Utavuze Kristo bakabona Kristo muri wowe. Utavuze iby'amadini dore ko bitanagezweho bakabona Kristo muri wowe. Utavuze Matayo na Yohana na Luka bakabona Kristo muri wowe. Haleluya. Uri igikoresho Imana yitayeho kuruta ibindi bintu byose. Niyo mpamvu itakurekura. Haleluya. Nawe uyemerere ntuve mu biganza by'umubumbyi. Umwami Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka duhaguruke dusenge, twongere dusaba umubumbyi mukuru. Sinzi agace akeneye gukora ku buzima bwawe kugeza igihe ya shusho finale izabonekera, kugeza igihe cya gishushanyo nyamukuru kizabonekera. Haleluya. Ntutinde ku byo kuba uhagaze uyu munsi, ntutinde ku cyo abantu bavuga naho bagushyira. Wibuke ko tugenda muri stage zitandukanye z'ubuzima. Uko Yosefu igihe kimwe yarajyanye no kuba umukozi wo mu rugo, bwacya kongera akigira imbere akaba umuyobozi wabo, bwacya kongera akigira imbere Potifari akamushinga iby'urugo rwe byose. Umugore wa Potifari yamureba akagira ngo ni umusore wasambanywa, kuko atarazi ifoto ya finali, igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwa Yosefu. Ntabwo Potifari yari akizi, ntabwo umugore we yari akizi, ariko Imana data yari ikizi. Uko ababyeyi ba Dawidi batamenye igishushanyo cya Dawidi, iyo bamenya ko ari umwami bari kumutoza kare, bakamushyira mu mashuri ya gisirikare hakiri kare, akigana n'abakuru be hakiri kare, akaba bugufi bwa Sawuli hakiri kare, kugira ngo nawe yitoze uko bayobora, ariko nta gishushanyo bari bafite. Ariko umubumbyi mukuru yarazi forme ya nyuma ya Dawidi, yamubonagamo umwami, bamubonamo umushumba,
bamubonamo umwana wasigara inyuma y'amatungo, abandi bagiye kwiga. Ntiwemere kugarukira bugufi. Imana ishimwe ku byo yagushoboje, ariko hari ibindi. Uko Imana igenda itwubaka, uko Imana igenda ikora umurimo muri twebwe, itubumba, ituganisha muri forme ishaka, niko turushaho kugirira umumaro abantu benshi kurushaho. Ngo turi umudugudu wubatse hejuru ku musozi utabasha kwihisha. Uko ubuzima bwawe buzamurwa, uko ubuzima bwawe buhinduka, niko Data byungukiramo. Haleluya. Icyatumye Daniyeli kubaha Imana kwe kumenyekana, nawe yagiye yubakwa buke buke kugeza igihe ahindukiye umutwaro ukomeye i Babuloni. Bamunaga mu rwobo akavamo. Igihe umwami Imana yatangaga umwami yatangaga itegeko, akavuga ngo nta yindi Imana ikwiriye gusengwa hano uretse Imana ya Daniyeli. Nuko Daniyeli yari yarubakitse, arimo agana ku gishushanyo cye cya nyuma. Byahise byoroha ko igihugu cyose gisenga Imana y'ukuri ya Daniyeli, kuko Daniyeli yari arimo ashyirwa ku musozi hejuru. Yari yamaze kuba umudugudu wubatse ku musozi hejuru. Yari yamaze kuba urumuri muri Babuloni yose. Haleluya. Ntabwo uzi ubuzima bwawe aho bwagera naho bwagarukira nugoma mu biganza by'umubumbyi. Cyagusaba no kutamucika, cyagusaba no kutamuvaho. We kwita ku rusaku rw'ibibera muri chantier, we kwita ku rusaku rw'ibibera mu nyubako, we kwita ku badakwiriye bashobora kuhacumbika kuko inyubako itarashyirwaho abarinzi, itarambika ubwiza bwayo finale. Ibyo byose ntubyiteho. Iyo nyubako ibigisuzuguritse kandi nibisanzwe, abantu benshi baba bakinjiramo kandi nibisanzwe, ariko icyo usabwa no kuguma mu biganza by'umubumbyi, kuko niwe ufite ishusho y'ukuri. Urakoze Mwami. Reka wisengere, mubwire ngo ndi hano Mwami, ungenze uko ushaka. Ndi hano Mwami, ntago ndi produit iri fini, ntago ndi product yarangiye. Ndi mu biganza byawe, unkoremo umurimo nk'uko ushaka, untunganye nk'uko ushaka. Forme idakwiriye mfite wongere uyikoreho. Mubwiza ukuri, agira hakora, agira ibindi yongera gutunganya. Bamwe muri twe bageze muri finissage, abandi ntibaragira n'ishusho, abandi biracyari muri fondation. Turi inyubako zitandukanye, ariko twese Data yadukoraho umurimo. Data, mu izina rya Yesu, tugarutse imbere yawe muri iki gitondo. Umwami, iki ni icyumweru cya nyuma cyo muri uyu mwaka, ariko we ntabwo urangijanye natwe. 2019 irimo irarangira, ariko we ntabwo urangijanye natwe. Uracyatwubaka kandi ngo uzatugarukaho, ngo numara kutwubaka tuzaba twubakitse rwose. Uwiteka Imana ikomeye, ndakwinginze ngongere ukore ku buzima bwacu, kora ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kora ku buzima bwanjye Mwami. Buri gace kose gakeneye guhabwa forme imeze nk'uko ushaka, wongere ugakoreho, wongere utunganye. Ndetse Mwami, naho twaba duhagaze atariho tugifitinga, wongere utwimure Mwami w'abami. Uko wakuye Dawidi nyuma y'intama akagenda agacuranga kwa Sawuli, bwacya akaba umwami w'igihugu gikomeye, niko ubuzima bwacu rimwe buzamura. Uko watabaye Yosefu, niko uri muzamura ubuzima bwacu. Uko wakoze ku buzima bw'uriya mugore wari ugize divorce 5, niko ukora ku buzima bwacu, ukatumaramo inyota y'icyaha, ukatumaramo ibibi byari byo byose. Mwami, nguhaye ubuzima bw'abana bawe bose, nguhaye ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bari hano, nguhaye ubuzima bw'abadukurikira n'abazadukurikira hanyuma, kugira ngo ukore Mwami. Erega niwe mubumbyi mukuru, niwe uzakwiriye gukorwa. Twebwe hari ubwo twibera tukabona hamwe harashyitse, nyamara aho twita ko hashyitse ari ukeneye gukora Mwami w'aba. Turakwemere kugira ngo udukoreho, turakwemere kugira ngo utubumbe, wongere utubumbe, wongere udutunganye kugeza igihe tubereye ikibumbano kimeze nk'uko ushaka Mwami w'aba. Mwami mwiza, nongeye kuguha ubuzima bw'abana bawe, kubera ko ababazi n'ababana nabo n'abashinzwe kugira ibindi byiza bakora mu buzima bwabo, kuko tutazi igishushanyo final. Hari ubwo tubasiga ahantu hatariho, ariko wowe Mwa ufite igishushanyo cya nyuma, wowe uzi ubwiza watubikiye. N'uyu munsi hari ibyo wakwimura, n'uyu munsi hari ibyo wahindura. Hari abakobwa wazamura, hari
bikoraho mwami waba, kuko urabishoboye mukunzi mwiza. Kandi iyo wabikoze umwana w'umuntu ntiyabasha kubivuguruza, kuko niwe mwubatsi mukuru, niwe mubumbyi mukuru, niwe ufite igishushanyo cy'ubuzima bwanjye, niwe ufite igishushanyo cy'ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uragifite cya gishushanyo final cyambaye ubwiza, cyambaye kurabagirana. Dukomeze mwami waba, komeza amaboko yacu tugana mu byo ushaka, tugana mu ishusho imeze nk'uko ushaka. Urakoze mwami mwiza, urakoze data, urakoze papa, urakoze mwami. Reka tukiri mu mwanya wo gusenga. Waba wifuza kurangiza umwaka uhaye Kristo ubuzima bwawe, ese waba utarakizwa, utaraha Yesu ubuzima bwawe, ukaba uri hano, waba uhari ngo uzamure ikiganza cyawe. Waba uzi ko ubuzima bwawe buri kure y'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Niba ntacyo bibatwaye mwakwigira imbere tugasengana. Haleluya. Nawe udukurikira online, waba utaraha Yesu ubuzima bwawe, urifuza kurangiza umwaka mu maboko y'umubumbyi mwiza ugukunda, utaguciraho iteka, reka dufatanye gusubiramo aya magambo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ntabwo ari ngombwa gupfukama, si ngombwa gupfukama, nta kibazo. Reka dusenge. Reka mwe mwaje hano imbere dusubiremo aya magambo. Vuga ngo mwami Yesu, reka dusubiremo ngo mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, umbabare ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Uyu munsi ukura amazina yanjye mu gitabo cy'urubanza, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbaye uwawe, nkomereza amaboko, sinzacogore, sinzongere gusubira inyuma. Ndaje ngume ishusho imeze nk'uko ushaka, unkuremo kwangirika kose, ungenze uko ushaka. Urakoze kumbabariye, urakoze kunyakiriye. Nizeye ko wapfuye ukazuka ku bwanjye. Uyu munsi ndababariwe, mbaye uwawe. Imana ibahe umugisha. Yesu abagire neza. Muze gusigara muri izi ntebe tubaganirizeho gatoya, amateraniro narangira. Reka dusenge torero ry'Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Turagushimira imbabazi zawe nyinshi, turagushimira urukundo rwawe rutuma tudashiraho. Iki gitondo mwami wongeye kutugarukaho kugira ngo uduhe ishusho imeze nk'uko ushaka. Reka imbaraga zawe zitumanukire, zimaremo kwangirika kose, uko twaba tuzi uko twaba tutazi. Hari ibice byangirika ntitunabimenye, nyuka yacu ikajya kure yawe, ubusabane bwacu nawe bugatokorwa ndetse bukavaho ntitubimenye. Hari ukwangirika kuba mu bugingo bwacu, amarangamutima yacu agapfa, amaganya akatwuzura, agahinda n'imibabaro by'iyi si bikatwibasira, tukumva twanze ubuzima, tukumva turiyanze. Ndakwinginze ngongera umare uko kwangirika kose mu bugingo bwacu, mu marangamutima yacu. Twongere tugire imbaraga zo kugukurikira, twongere tugire imbaraga zo kwikunda no gusohoza ubushake bwawe. Hari ubwo mwami ubuzima bubi n'ibikorwa bya Satani byangiza n'umuntu wacu w'inyuma, indwara zikatwuzura, imibiri yacu igahinduka ibisenzegeri. Mubumbyi mukuru, nongeye kukwinginga muri iki gitondo gukore no kuri icyo gice, utange forume imeze nk'uko ushaka. Hari abantu benshi banze ubuzima bwabo kubera indwara, kubera imibabaro itandukanye yibasiye umubiri. Bamwe ntibasinzira, bamwe baryamishwa n'ibinini. Umubiri urabarya, urababaje mu buryo butandukanye. Mubumbyi mukuru, wowe ushobora gutanga forume imeze nk'uko ushaka. Uyu mubiri ni wowe wawubumbye, iri ni ibumba mu biganza byawe, wakongera ukabumba muri iki gitondo. Uyu mubiri ugahinduka koko ubuturo bw'Umwuka Wera, ukaba umubiri yishimiye, ukaba umubiri abasha kugukorera yambaye imbaraga mu minsi umutije hano ku isi.
ukawongeramo imbaraga zawe, agahabwa kurama kugeza igihe azasohoza ibyo waramuremeye byose hatavuzemo na kimwe. Kora ku bagore, kora ku bagabo, kora ku basore n'inkumi, kora ku bari hano n'abari kure, kuko urabishoboye. Amaboko yawe y'umubumbyi ntabwo afite umupaka, ntagira limite. Yesu ko wategekaga abantu bagakira utagiye, na n'uyu munsi uracyabikora. Tegeka mwami, forume nzima igaruke kuva ku mutwe kugera ku birenge, mu ngingo zose zimugize, amere nk'uko ushaka, kugira ngo agukorere aguwe neza, kugira ngo ubwiza bwe bukuririmbire ubudaceceka. Mwami, wamuremera n'amahoro aho atari, wagarura ibyiringiro aho byashize, wagarura ubuzima ko bifuza gupfa, wagarura ubuzima ko barimo bibaza ngo ese kubaho bimaze iki, ngo ese kuki uyu mwaka nongeye kumara. Izo mbaraga mwami tukivuga zamumanukiramo, ibyiringiro bikagaruka. Ndakwizeye, ndakwizeye, ndagushimira ko ari wowe ufite igishushanyo cya nyuma cy'ubuzima bwe. Mwami, ntuzemere ko ava muri uyu mubiri atameze nk'uko wari waramugeneye ko azamera, adakoze ibyo wari waramugeneye ko azakora. Urakoze papa, mesheje umugisha abana bawe mwami, bagize inzara n'inyota yo kuza mu nzu yawe, bagize inzara n'inyota yo gukurikira ijambo ryawe. Umugisha wawe nubabeho mu gusoza uyu mwaka, nibarindwe ubwabo n'ababo, ikiganza cyawe cyiza nikibabeho, bahishwe imigambi y'umwanzi, amahoro abazenguruke impande zose, barangizanye amashimwe. Wewe wabanye natwe kuva mu ntangiriro z'umwaka, watubereye Imana mu mezi yose, na n'uyu munsi nawe twishingikirijeho. Komeza utubere Imana, ukomeza uyobora intambwe zacu. Mwami, turakwereka igitaramo cy'itariki 31, turagushaka, uzabane natwe. Tuzaza twuzuye amashimwe, tuzaza twuzuye indirimbo, tuzaza kandi mwami dufite n'ibyo tukubwira, tuzaza dufite no guhanurira uriya mwaka. Ibyo byose uzabibemo nk'Imana. Turifuza kuzataramana nawe, munezero wo mu ijuru uzabe hano hano, ingabo zo mu ijuru zizataramane natwe. Ngaho ugendana n'ubwoko bwawe, abari mu ngendo zitandukanye mwami, basura imiryango hirya no hino, ubane nabo. Turavuga amahoro ku banyarwanda, turavuga amahoro mu mihanda y'u Rwanda no ku baturage b'u Rwanda. Reka uyu mwaka urangire mu mahoro duhabwa nawe. Umugisha twebwe twese abanyarwanda, umugisha abayobozi bacu, ukomeze kubagirira neza no kubagwiriza ubwenge buva kuri wowe. Umugisha buri muntu wese wakoze umurimo hano hano, umugisha buri muntu warambuye ikiganza mwama guturira mu nzu yawe. Umugisha mwami, nutabibonye yabyifuzaga, nawe ntumusige, uzana impinduka mu buzima bwe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Niba ari ubwa mbere wakiriye Yesu, turagusaba kugira ngo usigare tukuganirize. Niba uri umushyitsi uzaguma muri Karongi, nawe usigare tukuganirize.